waba warigeze kumbonera uyu muntu cyangwa hari aho umuzi? None se iyi foto ni iyarya? Iyo foto imaze nk'imyaka 5 cyangwa 6. Niyo foto ye ya hafi meruka. Sasa nge ndabona isura nyizi asa n'umuntu nzi, keretse wenda nimba ari uwa kera cyangwa se akaba yarakuze, ariko ndabona asa nk'umuntu nzi tu. None se muvandi, niba umuzi wamfashije kuko ndamukeneye cyane, ukaba wamenyera ahantu ari kuko ni ingenzi cyane kuri njyewe. Ari umukobwa nigeze guha lift mu modoka, yaravuye mu kabari mbona ananiwe, yanyweye inzoga nyinshi kabari mu icumbi, bukeye bwaho haragenda nyine. Ntago rero nzi ngo namubariza hehe ko ntago tuziranye. Nese muvandi, niba uza ahantu wamufatiye nta kuntu wamfasha basi ukamfasha, kuko ni umuntu nyine mu buzima bwanjye ndamutse mubuze rwose. Mba nshuti yanjye ndi kwihuta kagende, ntago muzi nta kintu nagufasha. Basi niba uri kwihuta mfasha kandi ubinkorere rwose, Imana izaguhemba kandi nanjye nzabigushimira. Naguha nimero zanjye, hanyuma wazamumbonera ukaba wamamagara ukambwira. Okay, gira vuba ko nanjye ari abantu ndi gushakisha. Sana ziguhe. Nizo ngizo. Sawa sawa. Murakoze kandi. Ase wundi musa niba atari ibanga rero muramushakira iki? Manu wundi nuko mwanyemerera akazi, ntabwo nari kubaha amakuru ye kuko yarabimbujije. Shari rose ariho urebye nta bintu byatari dushakira reyo, nta bintu bikaze tumushakira pe. Gusa amaze igihe kinini avugana n'uriya mutipe twari turi kumwe, urumva umuntu yo muvugana igihe kinini utazi isura ye, ugira amatsiko yo kumumenya. Ariko iyo urebye ubona ko uriya mutipe ashobora kuba akunda rero kabisa. Ngo iki? Reka agenda. Mwana ko yaba yaragendesheje reyi yaba yahiye kabaye ahubwo. Nahita mugira inama yo kuzibukira bibaye ari byo. None se sariho kumbona nyine bigutunguye reyo umuzi bingana iki bro? Erega mani reya ni inshuti ya Teddy. Nta nubwo ashobora gushira icyumweru ataje hano, rero ntabwo nabura kumumenya. None se nsobanuriye bihagije, reya ni umukobwa afite umwana, ni umugore, nyine ni muntu ki mu busobanuro buhagije. Sari uyu muhungu arakora cyane. Oya nta kibazo, narinzanye na Dani yaragiye hanze, twari tuje kubasura bisanzwe. Uri kumwe na Dani? Ndi kumwe na Dani, yarasotse gato ariko arahita agaruka. Mbese ko mutari mwadutegurije ngo tunaritegure. Sari umwitira mutsari cyayi kirimo? Nta kimwe. Jya kugiteka rero. Oya mwikigora, nimba ari twebwe twavuye mu rugo dufashe breakfast tumeze neza nta kibazo. Aya mureke mbe mbaretse mwamwiganira n'ubundi numvaga uwo mushakaje. Sha nyine Teddy mutwihanganire, twaje tubatunguye tutabateguje, ariko mu by'ukuri nta bikaze twashaka kuganira namwe. Umva mubwire musa, nizere yuko mutaje kumbaza ibya wa munsi duhurira mu kabari.
Teddy bitese. Dani. Aho neza. Amakuru. Ubundi meza. Naje nahari. Twaje kare gusanga ntabwo hari. Nahise ko mwaje mutambwiye. Dani, nyine mbanje kugusaba imbabazi. Ni ukuri cyagiye nza guhura nawe ntabwo nari nzi yuko ari we Dani nyine ujya uvugana na Leya. Biriya byose njye nabikoze nyine mbikorera inshuti yanjye. Ibyo nta kibazo ahubwo ngiye ikintu nibaze se kuki yakoherereje umwiyitirira mu izina rye. Ese ntago yifuzaga kumbona, ntago yifuza kumbona se. Ari ubusembwa yaba afite byibuze se ngo mbimenye impamvu adashaka kumbona. Aya. Nyine nkubwije ukuri. Nako kubigusana biragoye. Leya afite impamvu nyinshi ariko zatuma adashaka guhura nawe. So rero wiha umwanya ubwo igihe kizagera muhure nta kibazo. Nese ubundi aranze. Tinya Imana yo mu ijuru. Leya aranze. Yego arakuzi. Ese Teddy, ubwo uheruka mu rugo waje gukora imodoka, ya foto ari muri telefone yawe uri kumwe n'umukobwa, uriya ni we Leya? Oya, uriya ntabwo ari we Leya. Teddy wenda reka twirengagize ku. Hariho akantu hano. Okay, twirengagize ko kuba waragize wari waramwiyitiriye sibyo? Ubundi ushobora kunsayidira basi nkaba namubona. Nyine Dani, ntabwo nabikwizeza. Ntabwo nakwizeza yuko nagira naguhuza nawe. Gusa wenda uko igihe kizagenda kiza nzagenda musobanurire, wenda bimwumvishe turebe wenda ko azabyemera. Sibyo? Okay. Nari ngiye kugenda ahubwo mbere yuko ngenda wandebera wa muhungu tukavuganaho gatoya. Nta kibazo ariko mubwire. Sarihu we! Sarihu! Buranije sege. Ariko Dani, ubonye ukuntu wa mukobwa yakurebaga? Bro, ubonye ijisho yari ari kukureba man. Nose yandebaga. Man, yakurebaga ijisho ry'urukundo pe, ukuntu yakurebaga. Man, ukigera muri iyi nzu. Yahise ahinduka physically bita bigaragara. Man, ijisho yakurebaga bura ni waribonaga. Bro, aba bakobwa bashobora kuba bari kugukina man. Ntawamenya.
bisa n'ibiki ndabona ari ba bantu bajyaga bakuzanira imiti. hanzaniye imiti ese ko nakize ibyo n'ibiki bazana ibyiki Shasi mbizi. kingura ni ndinanire uravuye nsama Raisa Karame papa. ngwino wumve wazanye rwo rupapuro ukasoma ibiriho nkumva Kanze ndozana. Ndabona ari wa muntu uje kohereza imiti wongeye akakwandikira. Ndabona ari wowe ukwandikira. ariko vuga ngo ugize cyangwa wambaye ubwisomero Hoya nabirangije kubisoma papa. kuvuga ngo kirere Ndabona ari kuvuga si papa ntabwo ujya ukeka umuntu waba ukwishyurira mu kwivuza kwawe. ntabwo namumenye nta n'uwo ntekereza n'ubikora abikora mu ibanga gusa icyo nibuka ni uko nigeze kwifashisha mu rusengero mu caci niba wishyura niba ari cya kibikora niba ari umuntu ku giti cy'ubikora ibyo ntazi kugeza uyu munsi kuko nta n'uwo ntekereza nta n'uwo nkeka Shaka kuko mbisomye mbonye n'undi nta zina yashyizeho. ngo Gusa ni wa muntu ujya ukugurira imiti agakohereza amafaranga yo kugura imiti. Gusa nanone n'ubundi nta zina ririho. yaraye uriya umugani mu kinyarwanda ngo kora neza wigendere ineza uzayisanga imbere nanjye kera ngifite amafaranga kera ngifite ukomeze nanjye nagiraga neza wasanga rero ibyo nakoraga nanjye uyu munsi aribyo biri kungaruka Birashoboka. gusa nawe uzagire neza kandi udategereje inyuma bizakugarukira Si papa usuna niwe sinakureka ukaryama ukaruhuka. gusa uyu muntu unyishyurira uretse kumushyira imbere y'Uwiteka Uwiteka akamwagura akamugira munini akagira byinshi ndetse asagurira n'abandi
kandi nzi neza ko Imana yumva amasengesho yanjye. Nta kibazo urakoze mukobwa wanjye, reka nduhukemo. Ahubwo unshyiriza amazi. Yego. Ese Iyana ari he? Araryamye, urumva se ari yandi yaba ari. Umva ahubwo reka nkubwire, ugiye kumuntwarira mu rugo, hari umuntu ngiye kureba wenda namukuraho uducerisha. Asundire waretse kwipasa muremure Iyana ukamujyana mu ishuri rya Makeya. Uri kubona uzakomeza gushimishwa no kubona umwana wawe yicaye hano? Ntabatuje, nshaka amafaranga nzamusubiza. Ariko se ubundi wahamagaye Dani mukabonana ukamubwira ikibazo ufite ko yagufasha. Teddy, wabaye iki? Ibyo bintu niwe uri kubimbwira? Ariko se reka nkubaze, hejuru y'ibitendo byose wakoze uri kumva kujya kubonana na Dani ari ibyadanje? Mwana uzi kuri seriye? Asundi ushaka kugera ku kiko Teddy? Ubu nyuma y'igihe kirekire umbuza guhura nawe ari wowe ubwabimbuza. Noneho ni wowe uri kubinsaba. Byagenze bite wabaye iki? Mbamubwire. Nabitekerejeho neza nsanga ugomba kujya guhura nawe. Sundi rero kankubaza, ubundi Dani uramutinya? Cyangwa se iki? Uramukunda? Uvuze ngo ugiye nkunda Dani? Byanashoboka ariko. Reka maze mubwire. Njye nawe nkunda Dani. Uri kumva? Ni gute nakunda umutipe wirirwa umbwira ngo waramukurashingiye? Ikindi kandi njye nawe ntabwo byavamo rwose. Uri kumva? Afite ubuzima bwiwe butandukanye n'ubwanjye cyane. Mbamubwire rero. Hari ikintu maze iminsi nshaka kukubwira. Wambare koko ugahinduka ukaba umukobwa mwiza. Ese kuba umutipe nka Dani yakubona akagukunda atanakuzi, ibyo ntabwo byaguhisemo koko? Ase bite byawe? Dani yigeze kuvuga ko nkunda ubundi? Mbamubwire Ria, urabizi Dani ndamukunda. Ariko kuva aho nagiye guhura nawe ngenda mu izina ryawe, umubano muto nari mfitanye nawe wajemo agatotsi. Kuko ubu ngubu asigaye amfata nk'indyarya. So rero ngende kumva twagenda tukajya kumureba, tukagenda tukamubwiza ukuri nyine tukaba honest imbere yiwe, tudaciye ku ruhande. Kandi ndabizi neza Dani ntabwo ari umwana mubi yatwumva. Please. Ndumva wajeje muko. Cyakoze reka nkubaze mbwire Teddy. Njye ngiye kubikora ku bwawe. Ako ni izina ry'Imana njye ntabwo nabishakaga. Siumbuze. Merci. Mu myaka 5 mu icuraburindi cyantandukanye na mwene mama ndetse na data. Singikeneye rero kuba mubwisha ukundi. Sinitaye ku muntu uwo ari we wese uri busoma urwandiko bwa mbere. Gusa ruze kugera kuri Raisa gucura bwa data, kuko ndifuza kumumenyesha ko nta na rimwe nigeze nifuza kumwanga kandi ntigeze mwanga nk'uko abitekereza. Raisa, nasize ngusezeranyije kuzagaruka, ariko isezerano naguhaye kuryuzuza byarananiye pe, kubera intege nke zanjye zo kutabasha kwakira ibibi byambayeho. Wabaye inzirakarengane yo kwiheba kwanjye, ariko kuri ubu umutima urankomanga unsaba guhura nawe nkaguhobera. Ndifuza kugusaba n'imbabazi ariko sinzi uburyo nabivugamo. Nizere ko aho uri basi umeze neza, icyifuzo gisumba ibindi byose mfite no guhura nawe ndetse n'abandi nasize mu rugo.
neza bite sha isa Murakomeye. mu nkore surprise Ya, surprise. Meze ute? meze neza nta kibazo ni karibu nkore surprise ni ukuri ntabwo nayizi ko surprise rwose wese ko mutari muherutse kudusura mwaburiye Nawe rwose wa muri kino gihugu uri kubaza icyo kibazo. Umuntu aba ari mu tuntu twinshi cyane azenguruka agira gute ariko urabizi ko mbonye umwanya nyine bitamugeraho nk'uko mugezeho. birumvikana nizere ko mu rugo muri amahoro bose bameze neza. Safa bameze neza nta kibazo. Bameze neza ahubwo se wowe wa muhungu wawe bite cyangwa yarigendeye? Oya hari ahantu yatembereyeho gatoya ntaho hari nkumva ngize nyanka nkamutuma nk'akantu ku muhanda ariko nta kibazo ndi bwigire. Oya nta mpamvu yo kujya ku muhanda cyane ko nanjye nanihuta ntabwo ariko si ubu ngubu nyine ukora imirimo yose wenyine gutyo tu bikarangira aho ngaho. Hari umuhungu uri buze hano nimugoroba niwe uzajya ubidufasha naho ubundi iyo nta mukozi dufite turabyikorera nta kibazo. Ubu ngubu urabyuka ugasasa ukamesa ukiterera ipasi ugateka ukoza ibyombo buri kintu cyose ukabikora kubivamo. None se yanko kubizi neza ko nta mugore mfite ndabyikorera nyine gusa njye na Musa turafashanya ariko byaba na ngombwa tukareba umuntu umunyabiraka akaza tukamuha imirimo tukamwishyura akigendera. Ukomeje ku kintu cy'umugore mpita nibuka ingingo nyamukuru yarinzanye aha ngaha. Sinzi nimba twaganira cyangwa tugashaka ahandi hantu hatuje kuko mu kanya Musa ashobora kuza cyangwa n'undi mushyitsi. Nta kibazo wanko twaganira nta kibazo. Kuri bariko se ntihameze neza twahicara hano mu rugo nta kibazo twajya tukaganira. waba ugiye reka mbikino bibiriya nta kibazo. Ndagira ngo nyumve neza, urabizi ko ari ngiye umuntu mukuru mu muryango, sibyo? Kandi ngiye umuntu mukuru wakakwiye kukugira inama. Ndagira ngo usabe iki kiganiro tujye kugira ngo cyiteho. Yego wangu. Murambi kubwira inshuro nyinshi umaze gukura, kandi ufite n'amafaranga, ufite n'akazi keza. Sinatinya kuvuga ko rwose muri aka kanya uriyubashye, ariko kuko kwiyubaha kwawe kuracyabura ikintu. Harabura kungura umuryango, ugashaka umugore mukabyarana abana, harabura iki? Ya anko, urakoze kubw'ayo magambo meza umbwiye. Ibintu byumvikana kandi amagambo nanjye nubaha. Ariko rero ngewe mba mbona igihe kitaragera mu by'ukuri. Sida ni igihe kitaragera, kizagera ryari? Ikihe se ubundi? Ikihe cyeka nimitegereje kumera amahembe? Cyangwa se ukaba muri ya mvuga y'abandi b'iki gihe ngo nta gikwe, ngo nta myaka 100. Ibyo nabyo nimba ubyemera bitubwire tukure amaso twumve ko nyine nta mugeni tutegereje iwawe. Anko, niba wibuka neza igihe uheruka hano, ngira ngo twaganiriye nkubwira ko ntarabona umukobwa umutima wanjye numva wifuza ku buryo twarushinga. Sinzi nimba ubyibuka neza. Ako se reka mwibarize, nta n'umukobwa kubeshye ko wamuteye inda nibura? Ubwo se nabona ari muteye inda duhuriye koko wangu? Wenda icyo navuga ashobora kuba mbafitiye ideni, ariko umunsi Imana yanyeretse uwo tugomba kurushinga, umutima wanjye ukunda nkamukunda, nkwijeje ko nzamukwereka rwose. Dani, ubushize tuganira byibuka? Ndabyibuka. Uribuka ko wambajije ngo sogokuru wawe yari umupfumu? Nta kintu nagushubije narakwihore, ariko kuri aka kanya reka ngusubize, yari umupfumu. Nkika kare naho uriya nyoko uyitahiye yakuraga iriya migenzo yose yakoraga. Akumva nkika kare ho ahantu yayikuraga. Ngewe ntago nabanye na data igihe kinini, niyo mpamvu biriya bintu ngiye ntago mbyemera, impamvu nibereye mu rukoro uraho ngaho, biriya bintu ntago mbyemera. Ariko kubera wowe ntangiye kubyemera.
Nose yanko ni njyewe utuma ubyemera se? None se reka nkubaza ikintu. Muri quartier, tureke no muri quartier mu murenge hose. Barakwemera nk'umusore uri smart, ufite ubwenge, umusore umeze neza ufite amafaranga. Ariko noneho ntago byumvikana ukuntu umuntu umeze gutyo yaba nta mugore, nta fiance, nta umubeshyira, nta n'uwo yateye inda, ibyo bintu babisobanura gute? Ibyo bintu babinyumvisha gute? Shoko barakuzinze wowe. Cyangwa se baragutongera ibindi bintu ntazi. Ankoze n'ikindi se, njyewe mu kwezi kumwe, kwezi no kujya kurangira, njyewe nzakwereka umukunzi. Iryo jambo ndarikunze cyane pe. Kandi attention, ni ideni ngiyemo. Rwose ideni ndaryemye. Nta kibazo. Sibyo? Aseshu ugeze he koko? Ibaze ko nagize ngo nanarambiwe. Nese usanga ko wajya guhananga byagenze bitahubwo. Aya, ndaga guca amande ngaho banguka wazi. Yeah. Ngiye kwamfasha kandi ntago nakomeza kwicara ngaho gutyo gusa nirungo nyifitiye. Fata gati se. Nsi ntago ndi muri mude ko kunywa amayoga. Sashu banguka. Ngiye kuwamfasha akantu ko kunywa banguka pe narambuye kandi ndumva nkumbuye cyane. Sawa bizu. Umva. Ufite fanta ya pineapple? Yeah. Ikonje. Ambara kayimase. Makarahure. Umva baravuga. Wow. Birakonje rwose. Sorry, reka nta kibazo ndabyikorera. Thank you. Umva se. Aha. Ni akarahure gato ufite. Gato. Nta kibazo. Kandebe ko karimo. Ntacyo nukabura ni wigore. Oya. Ntabwo. Padute ni byose rero. Ni icyo nkundira aha. Okay, mfungurira none. Jina nkunda kuvunishanya. Thank you. Kandi enjoy. Thank you. Allo? Leya wadukoze ibiki koko niki cyakubayeho? Umva Raisa, ndagusobanurira pe. Bora basi nizere kuko ntereje ari wowe nyine warabonye sibyo? Jimmy nagakiza mu rugo cyane. Kandi urabizi papa nagakiza ubusoma. Nizere ko ariko ari wowe wenyine sibyo?
ndi njyenyine Leya banza udusobanurire impamvu wadusize imyaka yose ukansiga uzi ko ari wowe wenyine muvandimwe ngira ugasiga papa arwaye ugasiga Jimmy uzi n'uburyo yagukundaga. None se papa ameze gute? Jimmy we ameze gute? Jimmy nawe yaje i Kigali kandi bimwe mu byamuzanye harimo no kuza kugushaka kuko Jimmy aracyagukunda. Papa yarakurakariye cyane ariko ameze neza. Leya mfite ibibazo byinshi byo kukubaza. Ese basi byibuze wigeze unkumbura? Umva sheri, naragukumbuye cyane na papa ndetse naramukumbuye yewe na Jimmy naramukumbuye cyane rwose. Ese Leya ni wowe wavuje papa? Raisa, ndabyumva mfite byinshi byo kugusobanurira nawe ufite byinshi byo kumbwira ariko aka kanya ntabwo mfite umwanya wo kuvugisha. Mbabara nimbona umwanya nze kuguhamagara tuganira ndagusobanurira buri kimwe sheri, sibyo? Oya ntugire ikibazo, ubwo nimero yawe nyifite ndaza kuguhamagara tuganire twitonze. Sawa sawa. Peters. Ese ni ibiki? Sisho. Nakubwiye ko ntari muri mode yo kumunza. Oya, kuva ryari sumwe imitobe ngiyo ngiyo. Ntabwo ndi muri mode rwose yo kumunza. Nuko ngo urashaka guteza inzuki hano. Hafi nawe nugafata inzuki se kuri njyewe. Ese bite se umuhungu wase ameze gute? Ciao yangari nyine nagutindije. Hari umuhungu nabanje kujya kureba gato niwe wantindije. Amande rwose ushaka yose ndayica kandi aremereye. Sinabikubwiye se gusa nyine nawe ngukumbuye cyane. Ya birumvikana. Ariko bane gusa nandi mutone nibagiye kuza nyihangane. Tubahikize. Sheri bamikize. Karibu. Aho neza tuzi. Abona uzanye n'umuhungu wawe. Ndamuzanye. Sawa. Karibu rwose. Meze neza se? Waruje se? Uri tayari? Ewa ndi tayari kabisa. Okay. Teddy noneho kabe mweretse icyumba cye. Sawa sawa ndaje. Tumwereke umusore. Teddy. Arumeze neza se? Shamba bameze neza. Umuhungu wawe arantunguye. Uzi ko hahise ajya mu gikoni neza neza. Akazi yagatangiye. Ariko nawe najya yihakabanga ko kuba hahise agera mu gikoni. Yara ni umushapu kabisa. Cyane nyine uriya mutipe nta kibazo cyiwe nyine usibye ko rimwe na rimwe ugira defo zo kugira ibigambo byinshi. Ko nta kindi kibazo. Icyo ntacyo bitwaye, icy'ingenzi ni uko yuzuza inshingano ze. Hanyuma se amakuru y'umucuti wawe Leya? Nyine urebye n'icyo cyari kinzanye hano. Urabona ubushize ndakubwiye yuko ngiye kugerageza uko nshoboye agashaka ko muvugana. Rero yarabyemeye ko mwahura. Okay, byiza gusa ngewe icy'ingenzi ni uko duhura nyine tukaganira imbona nkubone nyine nkamumenya. Naki? Ariko nyine mbere yuko muhura ndashaka kubanza kugusaba. Mbwira nta kibazo. Muramuka muhuye ushobora kuzamura bitandukanye nk'uko watekerezaga ko ameze. Gute se ubu? Rero nyine ushobora kuba imagine ko ari umukobwa usenga utanywa amayoga. Rero ndashaka yuko nimuhura ntuzigere utekereza utazamukomeretsa. Njye ndabyumva nk'uko maze kubikubwira, njye icyo ushaka ni uguhura nawe
nkubona nyine nkamumenya tu nta kintu. Ahubwo se twakomeje turaganira nibagirwa no kukwakira. Umeze neza. Sure. Okay. Cyane ahubwo namaze igihe naza gusenga. Nyine ariko. Oya byo kiri iminsi nawe ntakubona kabisa. None ni karibu rwose ahubwo kambwira umuhungu mwere tujye guteka. Nyera kanuza ka Skol. Gakonje cyangwa Gakonje nk'urukundo rw'iki gihe. Gira vuba. Uravuga ngo bakonje nk'urukundo rwacu. None se twebwe turaba iki gihe? Ai nibeshye. Reka ngwize ukuri. Nanjye ndumva nishimye pe. Kurabizi iyo maze igihe tutabonana mba numva hari ibintu bimwe bitari kugenda. Ariko none ubwo turi kumwe. Ibintu ni gutya. Se bite ko ndi utishimye? Wagira ngo ufite ikibazo bwoko ki? Ikibazo mfite nta kindi ni icy'umwana wanjye. Nerva ishuri ry'umwana yansajije. Arya nimba nibuka neza ntambwe kari ibihembwe 2 bitishyuye. Ibyo ngibyo ntibigutera ikibazo. Iki kibazo cyarangiye ntugiye kibazo turayishyurana. Ntago wize? Ndabizi. Ahubwo se Leya kwano mbiza aba maroji meza ni ngombwa ko tujya mu rugo iwawe twakugumya hano muri roji. Si ibintu by'amaroji kandi byari ngombwa ra. Ese uko kujya iwawe nibyo byiza kurusha ko twajyana muri roji. Shyira mu bwenge naho umva. Ese ubundi Gaspar pupu twavuganye umbwira ngo nukuza ngo tugasangira kamwe ufite gahunda yihuta. Mwambwiye nta bindi bintu turi bukore. Ibintu by'amaroji bije gute kandi? Ariko reka mubaze ikintu. Ubona ngiye natera amafaranga yanjye nkaguhereza nta kintu nawe uri bumpereze. Gusa urumva ibyo bintu bibaho. Ere kujya wibuka kuri mwana ndi kwishura ishuri atari uwanjye. Ngiye nemeye kugufasha kuko nawe hari ibintu nawe umfashamo. Hari ikindi? Wow. Yamubwire ko ntakirire ya wawunduzi. Sibyo? Ewa, niba wumva ko uzajya umfasha ari uko naryamanye nawe. Nukuri ko Imana igufasha rwose ubumane. Umva reka izo brage zawe turaziranye bihagije. Sibyo? Reka kunyinisha rero. Urakubyumva? Reka kunyinisha turaziranye bihagije kandi none n'ikintu kiruseho. Aya mafaranga urayakeneye ndabizi. Ikindi cya kabiri, iyi service utanga itunze abantu benshi cyane nawe urimo. Weshaka kuzana ibyo bintu rero ahubwo mbwira tugire vuba. Suri mu biki? Najya nkubwire ko nahindutse cyane rwose. Ntabwo nkirire ya wawunduzi. Ndetse nta nubwo ndi muri abo ngabo utekereza ko ndimo. Uri kumva? Noneho mbikubwiye nseka ugira ngo zari joke. Nukuri ubwo ufasha. Ugumane rwose Gaspar. Warakoze no kumfasha pe. Siko cya gikorwa kiri seriyeze ba? Leya! Leya!